Muraho neza abahinzi borozi, muri iyi video tugiye kurebera hamwe ibimera bikoreshwa mu miti ivura inkoko. Iyi miti akaba ari imiti y'ingenzi kuko yifashishwa mu gukumira, mu kurinda no gukiza indwara. Ukaba unatuma inkoko zacu ziduha umusaruro mwinshi kandi uno muti ukomoka ku bimera ukaba udafite ubumara muri wo. Reka rero turebere hamwe urutonde rw'ibimera wakwifashisha no wabibona hafi yawe. Ku mwanya wa mbere turasangaho igikakarubamba. Igikakarubamba gikiza indwara zifata mu mara ndetse kigasukura n'umubiri. Igikakarubamba ugikoresha ukoresha umutobe wacyo ukawushyira mu mazi inkoko zinywa, cyangwa se ukagikoresha wakoresheje uburyo bwo guteka, ukagiteka mu mazi, ya mazi yabize yamara kubira, nyuma yaho ugakoresha ya mazi ukayashyira mu mazi zinywa. Igikakarubamba kikaba kivura indwara zitandukanye, indwara nyinshi. Muri izo ndwara rero nakubwiramo ko kivura nka coccidiosis, respiratory disease, Newcastle, Marex. Nkaba nzabereka ku buryo ikoreshwa kuri buri ndwara tugeze ku gice cy'indwara. Ku mwanya wa kabiri turaza gusangaho tungurusumu. Tungurusumu rero ikaba yifashishwa mu buryo bwo kurinda za mikorobe, bagiteri ndetse na za fangi muri famu. Ibyo niyo mumaro ikunze gukoreshwa cyane kuri tungurusumu. Tungurusumu rero ufite kuyihinga iwawe muri famu house, cyangwa se ukaba wayisanga ku isoko aho muturanye muri quartier, wasangamo tungurusumu. Nitugera kuri topic yo gukora imiti nzabereka uko tuzakoresha ino tungurusumu. Ku mwanya wa gatatu turaza gusangaho ipapayi. Tuzakoresha ino papayi yera amapapayi manini. Papaya mu buvuzi yifashishwa nko kuvura inzoka, kuvura indwara zo mu mara, ndetse kandi iyo ugiye kuyikoresha amababi n'imbuto z'ipapayi urazisekura ukayishyira mu mazi inkoko zinywa. Ku mwanya wa kane turaza gusangaho tangawizi. Tangawizi ikoreshwa mu kuvura ibicurane by'inkoko ndetse n'andi matungo harimo inkwavu n'ingurube, ikongera ikakoreshwa mu kongera ubudahangarwa. Uko twayikoresha: mu kuyikoresha urayisya, warangiza ukayivanga mu mazi zinywa, cyangwa se ukayishyira mu biribwa byo uraza kuzigaburira, ukabivanga mu biryo ariko nyuma yo kumara kuyisya, ubwo uba wayigize ifu nayo. Ku mwanya wa gatanu turaza gusangaho igitunguru. Igitunguru kikaba gikoreshwa mu kuvura indwara z'ubuhumekero ndetse no kuvura indwara zo mu mara hamwe n'ibicurane. Nacyo uko gikoreshwa: kirakatagurwa, ukagisya, warangiza ukagishyira mu mazi inkoko zinywa, cyangwa se utagishyira mu mazi yo kunywa ukabikatagura mu duce dutoya, ukakivanga mu biryo inkoko zirya. Ufite kukivanga mu biryo bya blanda cyangwa se muri ya biryo by'ibimera bimwe twabonye muri video yabanje uko tubikoresha nka additional feed. Nacyo nzabereka uko gikoreshwa nitugera kuri topic yo gukora imiti. Ku mwanya wa gatandatu turaza gusangaho umwembe. Amababi y'umwembe niyo akoreshwa, aho amababi y'umwembe avura imbiswi cyangwa se akongera ubudahangarwa. Uburyo akoreshwa: urayasya ukayongera mu biryo inkoko zirya, cyangwa se ukayatogosa mu mazi, wa mutobe wawo ukaba ari uwo ushyira mu mazi inkoko zinywa. Ku mwanya wa karindwi niho turaza gusanga igihaza. Igihaza kikaba gikoreshwa usya amababi yacyo, dukoresha amababi, umara gusya amababi yacyo agakoreshwa nk'umuti uvura, ndetse ukifashishwa mu gukumira no kurinda inzoka n'indwara zo mu mara. Ku mwanya wa munani turaza gusangaho moringa. Moringa ikaba ikoreshwa mu buryo butandukanye. Uburyo bwa mbere: mu ndwara z'umubiri, indwara rusange, ukoreshwa nka antibiotic, ukaba ugira intungamubiri zitandukanye, ukaba wifashishwa mu gukora ibiryo wongera poroteyine kuko ugira poroteyine nyinshi cyane kurusha ibindi bintu. Uburyo bwo kuyikoreshwa: ikoreshwa mu mazi cyangwa se ikavangwa mu biryo by'inkoko kuko twabonye igira poroteyine nyinshi. Karoti ikaba yifashishwa mu kongera amaraso mu mubiri, mu kongera umusaruro uturuka ku magi, kuko iyo wagabuye karoti inkoko zibasha gutera neza kandi zigatera amagi menshi. Uko zigaburwa:
urazisya cyangwa se ukazikataguramo uduce duto twinshi, warangiza ukazikatamo uduce twinshi ukazivanga mu biryo inkoko zirya, cyangwa se mu gihe wazisyeye ufata umutobe wazo ukawushyira mu mazi inkoko zinywa. Ku mwanya wa 11 turaza gusangaho igihwagari. Igihwagari kikaba gitanga amavuta, gitanga intungamubiri nka poroteyine nyinshi. Uko kigaburwa uragisya, usya imbuto zacyo warangiza ukazivanga mu biryo byo wakoreye inkoko nangwa se andi matungo. Ubwo ifu yacyo niyo ukoresha ukayivanga muri ibyo biryo umaze gukora. Nongera kubibutsa abantu mukeneye kumenya uko wakora ibiryo ukabyivangira, ugendeye kuri poroteyine ukeneye, mwaca muri comment mukabitubwira tukazababwira uko wakikorera ibiryo, uko wabivanga na foromire wifashishwa mu gukarikira buri ngano y'ibiryo izajya mu biryo. Ukoresheje amasaka, soya, ibigori n'izi za muringa uramutse uri buzibone wazikoresha, cyangwa se indagara. Muzaca muri comment mubidusabe tuzabigisha uko mubikora. Kuri uno mwanya wa 13 turaza gusangaho urusenda. Urusenda nk'uko mubizi rukaba ruvura indwara zirimo respiratory disease arizo ibicurane ndetse n'izindi. Tugasangamo kuvura ubukonje, wenda mu gihe hakonje cyane inkoko ntabwo ikonje cyane. Rukaba ruzwiho ko ruzana apeti ku nkoko. Kurugazigaburira rero urarusya ukarushyira mu biryo zirya, cyangwa se ukarushyira mu mazi zinywa. Nuko urusenda turi kwifashisha muri buno bworozi. Ibi bihingwa byose bimaze kubona haruguru uko bingana, harimo bimwe na bimwe washobora guhinga byoroshye, wabihinga mu gihe uteganya nangwa se uteganya korora inkoko, cyangwa se usanzwe uri umworozi wabihinga kugira ngo ujye ubona bitakugoye. Reka ngusabe rero gukora subscribe yaba ari ubwa mbere warugeze kuri ino channel. Igitekerezo nangwa se ikibazo ugize wakibaza muri comment. Ca muri comment section wandikemo igitekerezo ushaka. Kora share usangiza ku nshuti zawe, by'umwihariko z'aborozi nabo baza kumenya ano makuru. Ubundi tuzahurire muri video itaha, aho tuzaba dutangiye kwigana no gukoresha ino miti n'indwara izabivura turimo kuzivura. Kamabwira mukomeza mugira ibihe byiza mu byo mukora. Naho ubutaha. Ciao ciao.